At the time, I thought maybe I'd been texting too much or my hand was fatigued, but a few weeks later, I noticed it had gotten a little worse. So I went and saw a hand specialist who sent me to another hand specialist. I went and saw a neurologist, and the neurologist sent me to another neurologist and said, this is... Iyi video utangiye ubona ni umugabo w'icyamamare cyane w'ikirangire bamwita ngo ni Eric Den. Eric Den hano iyi video utangiye ubona n'amezi agera ku 8 ashize ubwo hari umwaka ushize. Yagaragaye kuri televiziyo ari gutanga ubuhamya ubwo televiziyo yari yamusuye mu rugo iwe ari kuvuga uburwayi asigaye afite ku myaka ye mike. Eric Den yari afite imyaka 52 ubwo n'umwaka ushize turi kuvuga. Yagaragaye kuri televiziyo mu kiganiro cha ABC News cyangwa se Good Morning America ari kubaganirira ababwira ukuntu indwara yamufashe. Nkuko ubibonye ni umugabo wari ukomeye w'umusore babandi bavuga ngo bakoze siporo wari ufite umubiri mwiza, ariko hano yari ari gusobanura muri iki kiganiro bari bamusuye mu rugo ko ntiyabasha no kujya kuri televiziyo ari gusobanura uburyo ki indwara yamufashemo. Eric Den nkuko utangiye umwumva ati natangiye numva uruhande rwanjye rw'uburyo cyangwa se akaboko k'iburyo kadakora neza. Ndavuga ni nuko maze iminsi ngakoresha cyane nandika se akaba ariyo mpamvu ati njya gusura umuganga uvura imitsi y'amaboko n'ibiki, umuganga anyohereza kundi muganga ngo umurenzeho, ngezeyo barambwira ati bifite aho bihuriye no mu mutwe, njya kureba umuganga w'ibyerekeranye n'imitsi yo mu mutwe nawe anyohereza kundi muganga ngo umurenze, arambwira ati no ndwara yawe ndabona inteye ubwoba irenze. Nibwo natangiye kubona ko ikibazo cyanjye kiri seriye. Iki ni ikiganiro yatanze umwaka ushize. Uyu mugabo yasobanuye muri ubu buhamya avuga ngo iyi ndwara yakomeje kumubangamira nyuma y'amezi 9 runatangira kugenda abona ukuri kwa nyako kw'indwara arwaye. Nibwo yagiye kwa muganga baramusuzuma ngo neza nyuma y'amezi 9 runo baramubwira ngo indwara urwaye nta mutigira. Burara ukuntu abantu bishyizemo ngo indwara ngo zitagira umuti ngo n'urukingo ngo indwara ngo ni sida ngo nibindi n'iki ariko haba indwara z'amoko menshi zitagira umuti n'urukingo. Eric Den hano muri kiganiro yakomeje avuga ati nagiye kwa muganga, ngeze kwa muganga bansangamo indwara idakira. Iyi ndwara ngize kabangamira imitsi yawe yo mu mutwe igatangira kugenda yica imwe mu mitsi yo mu mutwe. Iyo mitsi kandi ni yayindi ibigenda ihuza n'amasozi z'umubiri wawe, igatangira kubangamira amaboko yawe mu gukora, ku buryo amaboko yawe ushiduka akaboko katakihina cyangwa se katagikora akazi kakoraga, mbega gakamera nk'akenda kuba paralize ku buryo kadakora, bikamanuka bikaba byakwangiza amaguru yawe agatangira kudakora cyangwa se ugasanga uruhande rumwe rutangiye kudakora, bikagenda bikabangamira uburyo ki uvugamo, bikagenda bikabangamira uburyo ki uhumekamo. Hahandi umuntu wari uzi ko avuga nk'uko ndi kuvuga yihuse nta kibazo afite, ugasanga umuntu atangiye kudidimanga nk'uruhinja cyangwa se kuvuga ijambo ritava mu kanwa, bigatangira kugenda bigatuma uba paralize nk'umubiri wose, cyangwa se bikagenda bigatangira kubangamira urutirigongo runo bita ngo uruti rw'umugongo. Ibyo byose bikakuboka abaparalize ariko ubwonko bwawe bwo bukiri kubasha gukora. Uyu munsi wa none hari abantu nzi bameze gutyo bafite nabo ino ndwara naho i Kigali akenshi ubusanga bavuga ngo byarabayobeye ngiyo ndwara ni yihe, ariko hari ibimenyetso ukabona nk'ibyo uyu mugabo Eric Den. Nyuma y'amezi 8 umugabo twari tuzi w'umukinnyi wa filime duha ibyishimo wanaduhaye ibyishimo ku rwego rwo hejuru, nyuma y'amezi 8 tuzi ko arwaye uruhande rumwe rw'umubiri rwabaye paralize, akaba arwaye indwara idakira. Ku munsi w'ejo nibwo twamenye ko yitabye Imana cyangwa se yamaze gupfa. Ndetse no biranatangazwa menya ko iyo ndwara yararwaye ni indwara bita ngo ni Lou Gehrig's disease. Indwara bita Lou Gehrig's disease ni indwara nk'uko nakubwiza igatangira kubangamira imitsi yo mu mutwe, bikagenda bikabangamira imitsi ukuntu yakoraga igenda ibihuza n'amasozi zawe z'amaboko n'iz'amaguru, bikabangamira urutirigongo, bigatangira gutuma ugira intege nke, bikarangira ubaye paralize cyangwa se bikabangamira systeme y'imihumekere yawe, ubwo ibihaha n'iki bikarangira upfuye. Iyo ndwara nta miti igira. Bivuga ko iyi ndwara ikunze kwibasira abantu byibura bari hagati y'imyaka 40 kuzamuka kugeza ku myaka 70. Abantu bari muri iyo myaka nibo bakunze kurwara ino ndwara. Bakubwira ko 90 kugeza kuri 95% by'abarwara ino ndwara ni yizana nyine ikabatungura, ugasanga nawe iragufasha utazi icyiteye kuko nubwo baramenye ikintu cyitera ntago kizwi nkuko nta n'umuti igira. Noneho 5% by'abarwara ino ndwara ngo akenshi ari igihe baba yikomora ku babyeyi babo. Ubwo indwara itagira ngo umuti, ariko hari ukuntu abaganga bagufasha, hari utuntu bagenda bakoresha ubuzima bukaba bwabasha kuba bwamera neza. Ariko iyi ndwara ubundi Lou Gehrig's disease ntago igira umuti n'urukingo cyangwa se
ikintu cyatuma umera neza. Abayirwaye bikunze kurangira bapfuye. Uyu mugabo Eric Den abenshi mushobora kuba mutamenye ngo ninde, reka tubanze tumubibutse neza. Kano kanya isi yose iri mu gahinda, bababajwe n'umugabo witwa ngo ni Eric Den wamaze kwitaba Imana. Uyu mugabo abantu benshi bamenye muri seri yitwaga ngo ni Anatomy is Grey, cyangwa se ahubwo iyo seri yitwaga ngo ni Grey's Anatomy. Seri nziza cyane yari ifite ama episode menshi cyane, ngira ngo arenga 100 y'abaganga. Ni drama nziza ibera kwa muganga y'abavuzi. Ngira ngo Grey's Anatomy abayizi barabizi ko ari seri nziza cyane. Abenshi bo mu Rwanda bamumenye kuri seri yitwaga ngo ni Last Ship. Mwaramubonye muri Last Ship ubwo yitwaga ngo ni Tom Chandra na bwa bwato bwe n'iki. Seri yaherukaga kugaragaramo bayitaga Euphoria, yacaga kuri HBO, cyangwa se abayirebye neza cyangwa se mu minsi iri imbere mushobora no kuzayisanga ku gasobanuyefilms.com. Uyu mugabo Eric Den yaramaze imyaka 30 mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro atanga ibyishimo ku banyamerika. Uyu mugabo Eric Den nyuma yuko agaragayeho ino ndwara yatangiye kujya mu bigo bifasha cyangwa se bisanzwe bikurikirana. Hari amafondasiyo barashyizweho mu rwego rwo kugira ngo bakurikirane abantu barwaye ino ndwara ya Lou Gehrig's disease, kugira ngo bakomeze bayikorere ubuvugizi, menyekane, abantu bamenye uko bitwara cyangwa se bakiramo abayirwaye. Uyu mugabo akimara kumenya ko arwaye indwara yatangiye gukorana n'ibigo bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo iyi ndwara bayivugeho, abantu bayimenye, bamenye uko bayirinda, cyangwa se kuko nta nuzi ukuntu isa, cyangwa se bamenye ukuntu bakwakira abafite ino ndwara. Mbega yatangiye gukorera ubuvugizi abarwaye ino ndwara ariko nawe ayirwaye. Y'amezi 8 uno mugabo aje akavuga ngo indwara iramurembeje, imumereye nabi, ndetse nk'igice kimwe cy'umubiri we cyabaye paraliza. Eric Den uyu munsi yaje gupfa. Iyi ndwara kenshi bashyize mu magambo ahinnye bakunze kwita ngo ni ALS. Ikiganiro cya nyuma uno mugabo Eric Den yagaragayemo, yatandukanye n'umugore w'ubundi bisanzwe. Eric Den birazwi mu mwaka wa 2004 yashakanye n'umugore we, babyarana abana babiri b'abakobwa, umwe afite imyaka 15 undi afite imyaka 14. Umugore bamwitaga ngo ni Rebecca Gayati. Uyu Rebecca Gayati washakanye na Eric Den baje gutandukana, ariko bamaze gutandukana ntago ari bya bindi ujya ubona ukabona ngo umugabo n'umugore baratandukanye birirwa buri umwe areba undi ayingwe, birirwa bahanganye barwana. Oya, uyu mugabo yatandukanye n'umugore we Rebecca, baragenda baba inshuti magara, kandi batabana badakundana, ntari ikindi rwose gihari, baba inshuti magara. Barangije bafatanya kurera abana babo, umwe akajyazanira undi abana akamusura, n'undi gutyo. Papa na mama baragenda bibera inshuti magara. Iby'uko urugo rwabananiye no kubana babishyira ku ruhande, baravuga tubwo nyine urugo rwaratunaniye, bibera inshuti magara. Ku buryo muri iki kiganiro cya nyuma Eric Den yakoze, cyangwa se abenshi n'aha Kigali mu mwita ngo ni Tom Chandra, baramubajije ati muri ubu burwayi ko tubona wibana, iyo umerewe nabo bazande, ninde ukwitaho, ninde ukurwaza? Aravuga ati buri munsi mpamagara umugore wanjye, niwe muntu wenyine uza, cyangwa se ntago ari umugore we, uwahoze ari umugore we. Yageze kuri iryo jambo araturika ararira muri iki kiganiro, avuga ukuntu uwahoze ari umugore we n'ubundi ubu akaba asigaye ari inshuti ye magara, ari uza akamurwaza, kazana abana bakamwitaho. Mbega yagiye gupfa n'ubundi abana be babiri b'abakobwa 15 n'imyaka 13 n'umugore we aribo bantu n'ubundi agira bamuba hafi. Ariko akavuga ati nubwo umugore wanjye twananiwe kubana nk'umugore n'umugabo, niyo nshuti magara ngira yanakomeje kurwaza muri ubu burwayi. Imwe muri karitsiye nziza kandi ziyubashye muri Kigali izwi bayita Kibagabaga. Iyi nzu uri kubona imbere yawe ni inzu iri ku giciro kiri hasi cyane, kuko iri kugura miliyoni 420. Iyi nzu ikaba iherereye Kibagabaga hepfo y'urwibutso, ikaba inzu nini cyane ku buryo ugereranije n'agaciro k'amafaranga iri kugurishwa ubona ko ari nka cyamunara, kuko iyi nzu ifite ibyumba 10, sale 2, ibikoni 2, ikagira bathroom 6, ndetse ikaba inzu ifite no hasi cyangwa se kimwe twita ngo ni cave irimo ibyumba 3 hasi. Iyi nzu ni inzu nini cyane ihagije kuba yaturwamo n'imiryango 2. Inzu kandi ifite rooftop nziza cyane wakwisanzuraho ugakoreraho ibyo ushaka, ukareberaho view nziza cyane ya Kigali yose aho uyitegeye. Iyi nzu nziza rero y'igitangaza iri hano Kibagabaga ihagaze agaciro ka miliyoni 420. Ngira ngo uri kumva ko ari nko kwitoragurira. Hamagara iyo nimero iri aho hasi, cyangwa twandikira waba uri hose mu gihugu cyose waba urimo, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga. Iyi nzu tubashe kuba twabigufashamo, ijye mu mazina yawe mu gihe gito kandi cyihuse. Uyu mugabo Eric Den amazina ye nyakuri ubundi bamwita ngo ni Eric William Den. Uyu mugabo yavutse tariki 9 z'ukwezi kwa 11, avuka mu mwaka w'1972. Hari San Francisco, California niho uno mugabo yavukiye. We na murumuna we bakuriye mu rugo rwa mama wabo
wabigije mu idini ry'abayahudi kuko mama wari iyo myizerere yagiraga rya dini ry'abayahudi niryo bakuriyemo basengeramo. Mashuri yisumbuye no mugabo yayize yitwaga ngo ni Sequoia High School. Iri shuri n'ubundi ahitwa Redwood City ni muri California n'ubundi. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 87 kugeza muri 90 yari ahitwa ngo ni San Mateo High School ubundi ni muri California. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 90 kugeza arangije amashuri ye yose muri 91 bivugwa ko uyu mugabo Eric Deni mu kigo n'ubundi yari babantu b'abasportifu cyane muri segonderi ye yose. Ariko ngo ku ishuri hari akantu kameze nk'agafilime gato baje gukina, bamaze gukina ku kantu gato kameze nk'agafilime nawe akagaragaramo, ahita avuga ati nyamara bino bintu n'abandi biganaga baramubwira ati ibintu byo gukina amafilime urabizi kumwe ku ishuri abana bashobora kugira gutya bagakinisha akantu k'agafilime gato karaho k'amafuti, ariko abantu bose bakabona ko ufite impano idasanzwe. Yahise avuga ati bino bintu ngomba kubikurikirana kuko impano bayimbonyeho nanjye nayibonyeho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 93 uyu mugabo bita Eric Deni cyangwa se Tom Chandra nk'uko inaha njya numva mu mwita bamubonye bose, yaje kwimukira n'ubundi noneho muri Los Angeles kugira ngo arebe ko yakurikirana akazi ke ko gukina amafilime. Agiye ku mateleviziyo yaho, buriya hari amaseri aca kuri televiziyo usanga afite bije nto ya twatuntu nyine tumeze nk'amatiyatere niko njya numva mutwita. Atangira kujya bamuha uturore dutonya, aho usanga akina mu gaseri gaca kuri televiziyo, hari nka kadogo wikorera ibintu cyangwa se uzana utuntu mu byumba by'abakiriya, uduseri two muri iyo myaka nyine muri za 94 na 5 gutyo. Icyo gihe nibwo yaje kugaragara muri seri bitaga ngo ni Saved by the Bell. Ubundi buseri bw'amafuti buri aho ngaho bwabo twita ngo bufite bije ntoya nk'akitwa The Wonder Years, Rose Ann. Mwaka w'ibihumbi 2000 tukiwinjiramo nibwo n'umugabo none byatangiye kugaragara ko ari umuhanga cyane ndetse akwiye guhabwa amahirwe. Yagaragaye muri seri bita ngo ni Charmed. Ibyo bihita bituma babona ko uno mugabo adasanzwe, bitangira kugenda bimuzamura. Uyu mugabo yagiye ahabwa amahirwe yo kugaragara mu mafilime arenze, yagaragaye muri X-Men, yagaragaye muri The Last Stand, Open Water 2, kugeza ubwo igitangazamakuru nka ABC. Ano maseri menshi rero mubona abakinishwa n'amateleviziyo cyangwa se n'ubundi ari ay'amateleviziyo, ariko n'ubundi ugasanga n'ubundi bibarizwa muri ya makampani manini akinisha n'amafilime. ABC TV cyangwa se ya televiziyo n'ubundi muzi baje gukinisha seri yitwa ngo ni Grey's Anatomy, birangira uno mugabo rero babonye ko yayikina. Iyo seri y'ikini yitwa ngo ni Max Lone, abenshi ni nako bamwita kubera ino seri ubundi niyo yatumye amenyekana cyane. Akimara gukina ino seri Grey's Anatomy, iseri ni drama nziza iri medical, yaje kumenyekana ku rwego rutabaho, noneho bimugira umustar ukomeye cyane. Guhera icyo gihe yarazamutse akina amafilime menshi kugeza mu mwaka wa 2014 noneho ubwo yazaga kubona amahirwe akavuga ati nk'umuntu ukunda igisirikare kirwanira mu mazi, ngize amahirwe kuba ngiye gukina filime ari njyewe muntu uyoboye ino filime cyangwa se nimba ariko mu byita ari nge type main character ngaragaramo yitwa The Last Ship. Iyo seri murayizi cyane. Mu mwaka wa 2019 yongera kugaragara muri seri bita Euphoria. Mu mwaka wa 2009 umupaparazi bitaga ngo ni Gaoka cyangwa se n'urubugana rwo yari yarise gutyo rwasurwaga n'abantu benshi, rwakundaga gutamaza abastari benshi n'ibyabo. Haje kugaragara amafoto ya Eric Deni n'umugore we bambaye ubusa ndetse bari kumwe n'undi mukinnyi mu filime bita ngo ni Anna Peniche, bagaragara kuri urwo rubuga bambaye ubusa, babashyira hanze nyine ko umugabo wubatse n'umugore we bari batumiye undi mukinnyi wa filime bambarana ubusa kugira ngo bigende gute. Urumva ko byari bihagaze nyine, ntabwo ibyo ngibyo turi buze kubitindaho. Iriya seri mwabonye yitwa Last Ship mu mwaka wa 2017 yaje guhagarara bitewe nuko Eric Deni buriya yari afite depression, yari afite agahinda gakabije, ifite ibibazo byinshi ku buryo yavuze ngo nkeneye igihe gihagije cyo kuruhuka kuko nataye umutwe, mfite agahinda gakabije, ntabwo ndi muri mood yo kuba nakina filime. Guhera mu kwezi kwa gatandatu 2025 Eric Deni yari asigaye agendera mu kagare bamusunika. Tariki 19 hari ku munsi w'ejo, Eric Deni muri Los Angeles, California yaje kuhapfira kubera yanogwana nakubwiye ya ALS ku myaka ya 53. Asize abana babiri n'umugore umwe. Abantu mwese mwakunze filime za Eric Deni cyangwa se abafana be muri hangana nuko bigenze nibwo buzima. Ndetse ibi ngibi byatumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza no kuganira ku cyorezo cyamwishe, bakomeza kuvuga ngo ni icyorezo na n'uyu munsi cyabacanze batarabasha kubonera umuti, kandi bavuga ko abagera ku 5,000 buri mwaka bandura kino cyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine, tudashizemo ahandi hose ku isi, ndetse kikaba icyorezo kibi cyane. Icyorezo kigufata ugatangira kubura kontrole y'amaboko yawe, cyangwa se gera ukaboko ugasanga kabaye paralize, kumanuka ugashituka umubiri wose warabaye paralize, urutirigongo cyangwa se guhumeka bikanga nyine kubera imyanya y'ubuhumekero mpaka ushize mu mwuka
agapfa. Ibyo nibyo bibaye kuri Eric Den. Ngira ngo urumva ko icyo cyorezo gifite imbaraga zidasanzwe, icyorezo urwara nyuma y'amezi atagera no ku mwaka ukaba umaze gupfa, kikaba kimaze kuguhitana. Urumva ko ari icyorezo kibi cyane, kandi ngira ngo ara murabizi ubuvuzi bwaho buba buravanze cyane, ariko birangira n'ubundi iki cyorezo kimuhitanye. Reka mabwire ngo gukora subscribe nze twikomereze n'andi makuru kuri ya chaîne yanyu. Ciao ciao.